umeze neza ni Mbijojo ugarutse hano kuri Mbijojo EdTech. Hano tubagezaho amatangazo y'akazi ndetse n'ibijyanye no kwiga, tukabigisha uburyo wabikoramo cyangwa wakoramo application, haba ari ukwiga ndetse n'akazi. Tutibagiwe no kubagira inama mu buryo bwo kwiteza imbere muri business zitandukanye n'uburyo mwacungamo imari yanyu akantu ku kandi. Uyu munsi rero tuje kubagezaho amahirwe meza cyane ku bantu bashaka kwiga masters, cyane cyane mu gihugu cya Pologne, ndavuga i Burayi, ku mahirwe y'ubufatanye na Plande ndetse na Heke Rwanda cyangwa ikigo gishinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda nk'uko cyabitangaje. Murabizi ko akenshi rero ntabwo nkunda gusoma ibintu mu mutwe gusa ntagendeye ku byanditse cyangwa biri mu matangazo abagaragara. Iyi ni website cyangwa ni urubuga rwa Heke Rwanda cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na kaminuza. Kigira page nyinshi cyane cyangwa kigira aho kurebera ibintu bitandukanye henshi, kikagira n'igice cyagenewe scholarship. Twaje tubabwira nyinshi cyane zitandukanye, haba ari za bachelor degree, haba ari za masters, haba za PhD ndetse n'izindi zitandukanye. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu rero hasohotse indi scholarship cyangwa uburyo bwo kwiga mu gihugu cya Pologne ku bufatanye na Heke, nk'uko mubibona mu itangazo Heke yasohoye. Iri tangazo nk'uko muribona ndarigira rinini kugira tuze kurisoma mu buryo bwagutse. Nk'uko mubona iri tangazo ni rigaragaza opportunity y'umwaka w'amashuri 2025-2026 kuri system ya Polish cyangwa ya Pologne bita Stefan Banach Scholarship Program. Rero itangwa na guverinoma ya Poland cyangwa muri Polish government ku bufatanye na leta y'u Rwanda. Nk'uko mubibona mu itangazo avuga ko baratangariza cyangwa Heke iramenyesha abaturarwanda bose kandi babifitiye ubushobozi ndetse banabyemerewe ko hari amahirwe yo kwiga muri Pologne hamwe n'ubufatanye bwa guverinoma ya Poland mu mwaka w'amashuri 2025-2026 kuri iyi scholarship bita Stefan Banach Scholarship Program, imanagingwa cyangwa igengwa na National ya Polish Agents bita NAWA, kandi akabantu barimo n'abanyarwanda ku buryo cya ku nshuro ya kabiri. Hano rero hari ibyo iyi scholarship uburyo ihagazemo, cyane cyane duhera kuri profit cyangwa niki ungukira kuri scholarship igihe wayihawe. Iyi scholarship nko mubibona ni masters degree, itanga nyine full founded kuri masters degree. Iri open kuri all field, bafitemo field nyinshi cyane ku bijyanye na science cyangwa STEM program. Hano rero ikagira scholarship coveringa tuition fees cyangwa amafaranga y'ishuri ndetse na spend allowance cyangwa monthly spend angana n'amadolari 500 ku kwezi. Ubwo ni amafaranga agufasha kubaho. Hano rero hari amasomo haba mu Cyongereza ndetse no mu Gipolish. Ubwo programme zitangwa mu Gipolish cyangwa mu Cyongereza. Kaminuza rero zemewe zigaragara kuri website ya Pologne nkuko babibabwiye, dushobora kuyinjiraho ariko ntabwo ariyo focus cyane ndiho, ibindi ndaza kubibereka mu buryo burambuye cyane kabisa. Tumanutse cyane turasanga hano bakubwira ko criteria zemewe ugomba kuba uri umunyarwanda nkuko nyine Heke yari bivuze, igenewe abanyarwanda. Ugomba kuba nibura warangije bachelor degree mbere y'uyu mwaka w'amashuri. Ubwo aba batararangiza ntibarimo kuko bazangiza mu academic yakazataha, ariko abarangije bose bafite degree bemerewe ku applyinga. Ugomba kuba wabona acceptance letter cyangwa ibaruwa iguha ishuri muri Polish Public University. Kuri za university ziriho hano ndaza kuzibereka that university. Izo kaminuza nyine icyo ukora uhita ugenda ukapplyinga direct that university, noneho nyuma yo kubona admission ugahita wapplyinga iyi scholarship. Utarabona admission direct uhita wapplyinga that scholarship, noneho ugasigara udiringa na acceptance letter. Iyo ubonye acceptance letter, university ilinkinga na NAWA scholarship program. Rero iyi application ndetse n'uburyo bwo applyinga bigaragara kuri no link program nawa.gov.pola/login. Rero abantu ba applyinga abo bigomba kuba banateguye video nibura iri hagati y'minota 2 n'iminota 3 isobanura motivation, why you are interested to study that
program kubera icyo ushaka kwiga in that country and so ugakora iyo video igaragaza iyo motivation yawe yo gusaba kwiga hariya hantu. Nkuko mubibona rero application iri vuba cyane, deadline iri le 27 aujourd'hui cyangwa uyu munsi turi le 22 kuri 22, noneho dusigaje iminsi mike cyane nk'iminsi ne yonyine isa 9 z'umugoroba tugendeye kuri Central Time. Nkuko mubibona rero hari ibyo kwibandaho. Important notes: this is a highly competitive program among 30 eligible countries. Iyi ni scholarship abantu benshi cyane barwanira, harimo ibihugu 30 byemewe. Rero umwaka ushize habonetse abanyeshuri 8 bahawe iyi scholarship. Ibi ni heki bivuga ntago ari ngewe, babonye scholarship ya NAWA. The selection process will take place kugira ngo nyine bazaselecting ni hagati y'ukwa 7 n'ukwa 8, bakabona ibisubizo mu kwezi kwa 9 cyangwa resulta za selection. Due to the short application window, interested candidates are strongly encouraged to apply immediately. Kubera ko igihe ari gitoya nabo barabizi nyine kumva bayitangaje le 19 dufite kwirangira le 27, urumva ni 2 weeks nabyo ntago zirimo neza, bababwiye ko bagomba guta applyinga ako kanya. For more details urasura i website ya NAWA cyangwa ya hano dusabira kwiga. Urumva rero ni ibintu ugomba kuba witeguye direct ukahita ubikora ako kanya. Kugira rero ukore iyi application kuri masters, murabizi nta kintu ubusabwa cya mbere ni degree yawe, ni transcript, ndetse ukaba witeguye ama recommendation letters cyangwa amabaruwa wandikirwa n'abantu academic. Aya mabaruwa nkunda kuyavuga inshuro nyinshi cyane kuvuga ibintu kujya kwiga. Nshuti yanjye, aya mabaruwa ntago ari expired, ntago ajya arangira. It's a better yuko wajya uhora uyateguye cyangwa uyafite kugira ngo ukore applications zitandukanye. Nkuko mubibona rero nari nshaka kuza kubereka kugira ngo bize kutworohera. Hari abagiye bambaza ibibazo somehow bakambwira ati se ko ndi kwinjira ngiye bikanga biragenda bite, nihe uri guca. Ubundi iyo utarinjira nkore log out kugira bize koroha. Poto yacu bimeze gutya, ibimeze gutya niho kwinjira. Ha login bababwiye program.nawa.gov/login. Hano rero yo uri wa mbere uje kuri no platform ukanda sign up, uriyandikisha. Sign up nagiye mbabwira materime technique yo mu database ye kuzuza amaform amwe namwe. Yo utaragera muri iyo form na rimwe kujya ukore login, ukora login ifite konte mu kintu cyangwa sign in. Ariko udafite konte mu kintu ukora sign up, ukora register, ukora joiners and so. Izo ni terime ziba muri database. Rero hano ukora sign up. Sign up rero na amazina yawe wandika, hano ni email yawe ushyiramo, hano ukora password strong yujuje ibi bintu mubona hano hasi. Hano ugashyiramo ya password noneho ukavivura aka naka ugakora register, ugatujya kuri email kugira ute gukonfirma cyangwa kuactivating account yawe. Iyo umaze gukora ibi bintu rero nibwo uhita ujya ku cyiciro cyo gukora login, aho winjiza noneho konti yawe maze gukora, ushyiramo email na password wakoze, warangiza ugakora login. Ubwo ugiye kwinjiramo imbere kugira ngo ukore application. Mugiye kumbaza ati rero ira scholarship ndayisanga ko hano twasanze ama window menshi. Ujya hano kuri treatment program 5 kuri student, hano n'abanyeshuri nyine ntago ari institution. Iyo twebwe twemerewe mwese mitemo bireba ni Banach NAWA scholarship second circle start from winter semester kuri academic, kuri zino group country zingana gutya na deadline nko bibona iri 27. Ntago duhitamo ibi, ntago tubyemerewe. Ndabaha urugero nkiritse hano, ndamutse nkiritse nko kuri iyi kamwe kuntu bari bambwira. Iyo ukiritse kuri imwe mbere yuko ugaragaza nationality yawe batakubwira ko utemereye iyo application kugira ngo ukore iyindi wemerewe. Niko bakubwira, nubikora bakabikubwira uzamenye ko urabona nka hano barambwiye ko nta applying kubera ko citizenship yanjye itabyemera. Ukanze bakakubwira iri jambo rero icyo ukora uhita ushaka indi ukareba ko uraza guhura yemerewe mu gihugu iwawe. Iyo ugeze bagwaye ibi ujye umenya ko aho hantu uhemerewe. Bahita bakwereka n'igihe bizarangirira application yabyo n'igihe itangazo ryasohotse bagende kuri announcement giba barayisohoreye nkuko mubibona hano. Then ujye wibuka nimba uri gukora ibintu nk'ibi kuko akenshi bisoka mu ndimi zabo bwite, ugomba guhindura mu rurimi wowe wumva nk'icyongereza akari cyo gisohokamo ibyo ugiye gusoma. Iyi ni ya announcement yabo ijyanye n'iyi application.
iyi ni announcement nyine iba yasohotse mbere yuko heke itangaza biriya, kuko heke ijya kubitangaza ari uko yagize ute, yamaze kuba yabona itangazo nk'iri ngiri. Nk'uko mubibona iri ni itangazo ryose mushobora kurisanga kuri website nk'iyi, ndaza kubasharinga link ku buryo biza kuborohera kurisoma. Iyo ugeze hano rero nk'uko mubibona haba hasigaye kuzuza form zo kwa applying. Hano rero hari one year, ngiye rero twese duhitamo full time dushaka scholarship, warangiza ugahita ukujya kubikurikira. Hano bakakubaza nimba umuntu ya contact waramaje gucontactinga cyangwa ku applying kuri university yo kuri liste za kaminuza zemewe. Mu gihe rero utarabona ibyo ngibyo ushobora guhita winjira hano direct kugira ngo ubone that list, kugira bize kugufasha kubona list of university zemerewe kuri iyi scholarship kugira bikorohere. University nizi ngizi ndakeka muri kuzibona. Ubwo ni ukuvuga ngo nimba uri kuzuza hano ukaba utarapplyinga kuri university ushyiraho no, ntacyo byangiza kubera ko uburaza kuyapplyingaho kugira ngo bikorohere. Niyo mpamvu hano hasi bikubwira ngo vuga university uri preferable cyangwa wumva cyane cyangwa wumva ukeneye, hano urayivuga. Hano hasi ugaselectinga field ushaka kwiga. Ndakwereka urugero ngewe kuko mba namaze kwa applying kuri kaminuza, ubwo ndababwiye ko byihuta cyane uhita wapplyinga kaminuza kugira ngo uhite wapplyinga scholarship direct. Ndahita nza hano selecting university nahisemo ako kanya, mpite nza university yanyihitemo, nindangiza bahite ngera hasi bambaze programme nahisemo kuri iyo kaminuza, mpite nyandika education leadership. Nindangiza hano hasi barambaza full time study starting winter semester, nimba hari document bamaze kumpa, ubwo ndavuga admission letter uyishyira hano. Rero iyo nta admission letter urabona uhita ukomeza kubikurikiye. Murabyumva, iyi rero ntago igoye cyane, nta bintu bigoye ku buryo wakumva ko yakuvuna cyane. Mbere na mbere ni ukuba wumva uri ready kwa applyinga. Nk'uko mbibabwiye uramanza ukaza gushaka n'izo liste za university. Izi liste nk'uko nari nziberetse, link ni mu gihe cyabazo mwesanga muri description y'iyi video uburyo byabafasha. This is a university zirimo hano, ziri muri nawa scholarship ushobora gukora nyine kwamanza ukapplyingamo, then ukabona kuza gusaba iyi scholarship. Nk'uko heke yabivuze mu itangazo twari turi gusomera hamwe, ndakeka twarivuzeho, ivuga ngo kubera ko igihe ari gitoya mugomba guhita mwapplyinga immediately ukibona iri tangazo cyangwa ukibyumva mu gihe uri interested. Ubwo rero nimba ukeneye kuba wakora application kuri iyi scholarship kandi wenda akaba nta mwanya ufite, umwanya wari mutoya ukeneye support, ntugire ikibazo, watwandikira kuri WhatsApp ubona muri description y'iyi video cyangwa se ukabyandika muri comment kugira ngo tube twagufasha, kuko tugufasha kuri application dutangiriye kugusaba kaminuza ndetse no gusaba iyi scholarship nawe ukaba umunyamahirwe nk'uko heke yagiye bivuga cyangwa yabigaragaje mu itangazo. Yababwiye ko umwaka washize abantu 8 b'abanyarwanda batsindiye iyi scholarship ya nawa scholarship yo muri Pologne. Ni byiza cyane rero kubona scholarship kwishyurira ishuri ikaguha na allowance kandi ku mafaranga utazishyura. Nyuma y'ibyo ngibyo rero tubibutse ko hano hamwe na Pilot Canada Consultants Company tubafasha kubona admission letter muri Amerika, muri Kaminuza Catholic University of America. Ukiga tugufashe kubona loan hamwe n'aba loan providers dukorana muri partnership zitandukanye. Ni kuri masters gusa niho dushakira loan. Masters rero ku muntu wese afite amanota 60 kandi ari ready yo kwiga hanze, rwose aba yatwandikira kuri WhatsApp iri muri description y'iyi video kugira ngo tube twamuha support. Iyo ni itangazo tutajya tubacishaho cyangwa tutajya twizimbamo cyangwa gudutindamo, kuko abantu bamaze kubimenya ko ni sure deal nziza, kuko admission iboneka mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, tugasigara tugufasha kubona loan cyangwa inguzanyo izagufasha kwiga, inagufasha muri application ya I-20, igufasha muri visa appointment ndetse no gusupportinga visa interview kuri supporting document ziri financial zagufasha kwiga mu ishuri rya Catholic University of America riherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa rwagati Washington. Ndumva rero ukeneye support rwose tuba duhari,
WhatsApp iraba ari muri description y'iyi video, ndetse na comment ya mbere y'iyi video iba ifite information zose zisabwa, ndetse na group ya WhatsApp wa joininga kugira ngo amakuru yose dusohora cyangwa tubagezaho abe atagucika. Rero bonne chance kuri wowe ugiye kubyikorera, kandi karibu ku bantu bose bakeneye support, haba kuri ino na wa scholarship ndetse n'izindi scholarship zitandukanye. Nimba ufite umwana ukeneye bachelor degree akaba yarahuye n'imbogamizi kwa applying muri kaminuza y'u Rwanda, nawe ntacikwe kuko nabo turabafasha kuzuza amafomu yose yo muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse tukazanabafasha gusaba inguzanyo mu gihe baba bagize amahirwe yo kubona admission letter, tutibagiye no kuba tubafasha guhitamo neza bibongera amahirwe haba kuri admission letter ndetse no kuri loan. Ndumva rero nabareka kugira ngo aya mahirwe atabacika, mudatinda kuri video mukaba amasaha yabacika, kandi ari direct application mushobora guhita mwapplying ako kanya kugira ngo byose bigendere ku gihe. Mbifurije ishya n'ihirwe, kandi Nyagasani ariwe ujya akomeza abarinde, ibyo mukora byose ajya bahundagazaho imigisha, imbere yanyu niho heza cyane. Nimba ukeneye ko tuzadugumana cyangwa uhora ubona amavideo cyangwa inkuru nk'izi zigufasha mu iterambere, zigufasha mu mashuri, zigufasha mu kazi, ntucikwe no gukanda subscribe ndetse n'inzogera imenyekanisha kugira ngo video dushyizeho ube wayibonera igihe cyose tuyigejejeho. Rero iyi video ndabizi ko ari ingirakamaro, ntucikwe no kuyisangiza bagenzi bawe ukanda kuri share kugira ngo aya mahirwe atabacika, kandi ari amahirwe aba yaziye abanyarwanda muri rusange, nta numwe usigaye. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo cyangwa hari ibintu ushaka ko tugufasha, wabyandika muri comment munsi y'iyi video kugira ngo tube twaguha ubufasha kandi bibe byakongera amakuru dutanga. Nyagasani niwe mbaragije iteka ryose. Murakoze.